ikibazo yangu niyo yasimbutse itisimbuka y'amazi natwe turasimbuka nayo ndasimbutse mushiki wanjye kuko yafite n'ibikomere n'abasimbutse agomba ndamutyoga ndamukura avamo turakomeza turagenda none tugiye kwande umugabo twasenganaga turagenda we yarahaza ariko njye sinari mpaza muri iryo joro ryose turagenda tugeze amahirwe n'ayango yacu turi kumwe abakoze umuhesha w'amagambo baza nanjye navuga mpagaze kugira ngo urubyiruko aho bari bambone neza. Banyakubahwa mwicaye hano umuyobozi mukuru witabiriye kino gikorwa perezida wa Ibuka mu murenge wa Kanombe, abaturage mwese by'umwihariko nabanye n'abafande banjye hano, nanjye kimwe na Madame Christine bakubanza kubahumuriza. Amazina yanjye mwayumvise ko nitwa Retired Lieutenant Colonel Charles Baganziana. Ubundi ntabwo ari izina nyarwanda, ni izina ry'Abagande bitwa Abanyangwe. Ubundi iyo tuvuga aya mateka bikuruye emotion. Amahirwe y'abadamu rero n'abakobwa bagize emotion bararira. Umugabo yagize emotion agenda guguname akagenda yivugisha. Abanyarwanda bakaruca umugani ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Aya mateka ku rubyiruko by'umwihariko, impamvu n'abashaka kurya ngo umuryango wanesheje urigisha, impamvu divide zombi abicaga n'abarengeraga, ndavuga ingabo za leta z'icyo gihe natwe RPA byaturukaga ku nyigisho. Ubundi kugira ngo bakonstructinge amacakubiri mu bantu bamaze kwiga amashuri bakajya muri universite bagakora theses na papers, bazi nk'ikintu kigiye kubakwa ni nka fondation y'inzu. Ugiye kubaka inzu muri etage uyikorera plan, ideology yubakirwa ku kintu cyitwa theoretical framework. Areba abantu Ethiopia aravuga atari kurabizi Baganziana atuzi kuko dushobora kuba twaraturutse hano. Ni kubera iki se bataturutse mu Rwanda? Ngo iyo umaze kwigirira crisis of confidence ni wiyemera yuko ari we waberaho intango y'abandi, abandi bakubera intango y'uko umuntu n'uyu munsi hari Abanyarwanda bibona akavuga atari kurabizi aho mugani ndasa n'Abayethiopia, niyumve yuko yavuga atari ko Abayethiopia basa n'Abanyarwanda. Badeveloping a theory batupresinga muri Ethiopia, nabyo bifite framework yabyo, impamvu batujyanye Ethiopia, niba tujyane Sudan, niba tujyane Qatar, niba tujyana hose, bakavuga ngo Abanyarwanda baturutse Ethiopia abatutsi. Nuko muri Afrika igihugu cyasabaidize colonialism kikarasana n'umukoloni imbona nkubona ni Ethiopia. Nicyo gihugu cyabaye colonize, bajya bashyiramo na Liberia cyari igihugu Abanyamerika bazanye abacaka babatuzamo. So bagomba gukikoloniza bwa kabiri. Igihugu kitabaye colonize ni Ethiopia yonyine. So batujyanaga muri Ethiopia kubera Ethiopia ifite amateka yo guhangana, kwanga kuyoborwa umurongo utari uwawe. Batujyana muri Ethiopia, baravuga ngo Abahutu bo baturutse ngo Abatwa bo bari basangira ngo mu mashyamba aho ngaho ya Kongo, twese twisanga mu Rwanda. Barangije baca umurongo. Mu by'ukuri ba Bishop Gasana bari hano
Bibiliya narayisomye neza ndanayitsinda no mashuri, ariko ubwoko bari bagiye kwandikira n'Abatutsi. Afurika ntabwo yigize ibyo ubwoko bandikiye, kuko iyo zimijwe urandikira. Ubwoko bwose bwanditse muri Bibiliya Paulo yandikira ntabwo bucyaba. Twebwe turasoma turamira, tunameza kila kitu ambayo inakuja tu. Nitujya dukwesiyona ngo tuvuge ngo Abakorinto bari, Abefeso bari, Abagalatiya bari, Moabites bari, Philistines bari, babayeho, bagize umuco, bagize amazina, bagize imbyino, bagize inyambaro, bitwaga abantu barazina. Twebwe turasoma Abanyarwanda ni twebwe twenyine muri Afurika yose. Ndashaka kugira ngo mbashyire ku mpamvu n'uyu munsi bakidutunga urutoki, kuko iyo ari yose ibyo tugiye kuvuga tubivoma ku bitekerezo by'umuyobozi wacu. N'ejo yatanze ikiganiro ararakara, akabarakarira akabura uwo afata mu ijosi, ababareba imbere ye. Nuko ari twebwe twenyine muri Afurika, kuko buri gihugu cyose giteye n'Abanyarwanda cyose ntabwo bagihaye ubuso bunini. Abantu bafite ururimi, bafite igihugu, n'abantu byitiranwa Abanyarwanda, Ikinyarwanda, u Rwanda. Ni twebwe twenyine twisangira iki kintu muri Afurika twenyine. Nta kindi gihugu wambwira kibifite. Uganda, igihugu bagikuye ku karere kitwa Bugande, bakuraho B barema Uganda. Kenya bayikuye ku muturage wabo waharaniye ubwigenge witwaga Kenyatta, bakuraho ta barema Kenya. Malawi bayikuye kuri fleuve yitwa, ku kiyaga cyitwa Malawi. Kongo hano bayikuye ku mugezi witwa Kongo. U Rwanda rurimo inyito mu menkirica iteye impungenge. Nawe uturanye n'abo bantu wagira impungenge mbikuri ngo ni u Rwanda, kandi n'initi zacu zibivuga mu ruhame. Nta nubwo tujye tugira ibanga ryabyo ngo tumenye ngo biteye impungenge abo duturanye nabo. Ni u Rwanda nabo duturanye nabo baravuga bati bano bantu baraza Rwanda batukolonize batujyana, kugira ngo bakate icyo kintu, batwambura icyo kintu. N'uyu munsi tugihanganye nacyo, mubona ishyaka rya FDL, cyangwa bakanadukuramo abantu nk'uko Madamu Christine yavugaga. Bari Abanyarwanda bakoreshwaga nuko babonaga abahanga, bakabanyuruza, bakabigisha, bamara kubigisha bakabayoboke, bakabakorera. Kuko warwara igisebe nk'uko bavuga, warwara ubuheri ukishima. Indwara iguturutse imbere irakuzonga. Iyo ushaka kunesha umuntu umuturuka imbere, byari byoroshye gushaka abahanga muri twebwe, abazi kuvuga muri twebwe, ba Bishop Gasana, bakabatoza kubavugira ko ntabwo bagomba kwivugira. Baragutoza. Mu by'ukuri yewe narajya mu gisirikare nabanje kumukada wa FPR. Ni naryo jambo n'uyu munsi niryo jambo ry'igifaransa menya, sinjamenya kubisobanura neza, ariko nzingo twabivugaga mu Cyongereza ngo a cadre is an honest servant of the political system. Mu Gifaransa kwera twajyaga kwigisha n'abantu b'Igifaransa, tukagomba kwiga amagambo y'Igifaransa, bakatubwira ngo ni serviteur honnête du système politique. Nicyo kintu cyose cyo serviteur honnête de système politique. Kumira ideology ukayumva, ukayimira, Abanyarwanda, urubyiruko ruri hano tumaze kumenya icyo turi, tukiyumva, natwe bacu twakwitinya. Kubera ko abakurambere bajya kubaka u Rwanda, ngira ngo bari babizi neza ko turi buze guhangana n'abantu. Banabishyiraga mu nyito, bakabikubita, bakagutegura ku Rwanda tu. Iyo philosophe barabanza baza bahangana nayo, baravuga bati abantu bategutse ni muri cyo tubahindura. Ni ukuvuga ngo RDF, FPR itangira n'ingabo zayo, twebwe RPA. Umuyobozi yarabanje abwira kuko je nari nzi ngo ndibuka twigeze kujya mu nama mbaraga kera. Noneho umuyobozi warimo kutwigisha aratwigisha, amaze kutwigisha, umwe muri twebwe cyerevura akaboko arabaza ngo afande dusobanure neza
nimba intambara nirangira muzaduha kumbunda tukica abahutu. Inama igera statement abantu cy'ubwo ati ijambo rigabatsirira, ariko mu by'ukuri yavugiraga benshi muri twebwe, abenshi niko twabyumvaga. Urushyi ko rwashyize abantu ku murongo, urushyi rwashyize abantu ku murongo ni ugutsindira n'inka yanzi yayo, kugira ngo tumire ikintu cyitwa umunyarwanda twongere twimenye. Ntabwo byaturutse ku kintu cyose. Afande aratubwira ati iyi RPM reba niwo umusingi umuntu abareba, abasirikare bategeko niwo umusingi wa cyane. Uwo murongo rubyiruko muri hano niwo twagendeyeho, haba abicaga haba abarengeraga bapfa, byari inyigisho. Impamvu ari urubyiruko ni uko urubyiruko indirimbo twaririmbaga mu by'ukuri turi ku rugamba ntabwo byari byoroshye. Afande Kazungu yicaye, yari yicaye aho ngaho twari twicaye, Leta Colonel Kazungu, indirimbo zaravugaga ngo atatukonde kama misumari nywele zetu zitoke vichwani hatuwezi kurudi nyuma. Abo bantu baririmba gutyo bakira abantu cyangwa nibyihe ubu rwana n'umuntu kweli, kubera ko twari tumaze kugerwa hano, twari twarambiwe. Urubyiruko muri hano n'uyu munsi imyaka myinshi nabaye mu gisirikare 28 hafi 9 nabaga mu department y'iperereza, kugira ngo ubwire naravugana na brigade IO cyangwa na division IO mubaze ngo aho ngaho mutuye abana barifata gute, kubera ko Bibiliya ibivuga neza ngo bagira umugisha abana bazajya mu bwami bw'ijuru, kubera umwana mu mutwe we avuka mu nda nyina ari white. Ibindi niso twandikaho, umugira umuhutu akaba umuhutu, umugira umututsi akaba umututsi, umugira umutwa akaba umutwa. U Rwanda ni twebwe baremeye ubwoko bujyanye n'ibikorwa economique, ngo abatutsi n'abantu baragira, ngo abahutu nibase bahize, ngo abatwa bo barabumba. Igikorwa cyo kubumba cyaragiye nta mutwa tukibona. Hano nabo njya numva kuri YouTube bashaka kwiyitirira ubutwa. Abahutu nabo ngo ni abantu bahinga, ariko ngo bahingisha isuku, bahingishije tractor cyangwa bakakwita ubwoko bujyanye na physical appearance. Ubu muntu ni mu mutwe. Abantu ntabwo ari abaswa baje bavuga ngo ntabwo dushaka iby'umubiri, turashaka iby'umwuka, kuko umwuka niwo baganzana. Utangiye gukabakaba ku mwuka wanyenda koza ndashaka iki, kuko niwe ugenda. Ikosa twakoze ni ukwemerera kwinjira mu mwuka nyarwanda. Ni nabyo Musinga yazize ababaza atari ko abanyarwandakazi Yezu ishitani yaramwicima ndacece bati none se Imana itararengera umwana wayo izarengera abanyarwanda? Ati mwibwirije ibya shitani by'Imana n'imbere cye, kubera ko kuri shitani yumvaga imbaraga za politiki. Ibi bintu urubyiruko ruri hano muri mu mashuri mwiga, jewe natangiye isuka mvuga ikinyankore pi, ntabwo nari nzi ko ndi umunyarwanda n'ukuri, ariko kubera ubushake gucukumbura, kugira kumenya, kujya mu ishuri kwigishwa, mvaho ndabyumva ndabimenya. Uyu munsi ikinyarwanda gica umugani, ikimvuna n'izina baganzana hari n'ubwo nyashaka kubihindura ariko nkabyiwe nubwo nta mateka yanjye kampani nayo, ariko amazina nyarwanda ya kigabo yari mugabo. Iyo ni RPA. Mu myumvire murebe ukuntu Afande yahanganye n'iyi society kugira ngo asibe aka karongo kadutandukanye. Hari n'ubwo aduhagarara imbere nkamureba nkavuga ibyo mbona abandi barabibona cyane. Akomandiriza abantu barimo ba Rutikanga, abo ni komandazi banjye bundi bivuge mutege amatwi. Amazina y'ibikoko: Rutikanga, Mugabo, Nambara, Macu, Ruhorimbere, Mwikara, Rutamucyatsi, Ruvusha. Komandazi banjye uyu munsi duhanganye nande: Habyarimana, Twagirumukiza, Bizimungu, Niyonzima, Niyonsenga, Mvuka Dusenge,
ategeka Imana, harindiriye Imana. Iyo tutumva ibyo bintu ngo tubicontextualize, tubishyire muri context nyarwanda, tubyumve icyo bivuga, we are headed for something else. Rwose urakoze cyane Fadi, urakoze cyane pe, mubyumve. Kubera ko muhesha amagambo gato, iyo tutabyumva ngo tubigire ibyacu, hari umuntu ubyumva ngo kwisibaganze, we n'Imana ukunda. Konte yanjye urayizi, abana banjye urabazi, aho n'ubukora hazi, urambariza iki by'Imana. Niba bimbwiye bishyire muri context mbyumve. N'uyu munsi nicyo kintu duhanganye nacyo hirya ahangaha. byasho Mugombe kubyumva, urubyiruko ruri hano mukabyumva imuzi. Nditarenga nayoboraga ingabo mu karere ka Ngororero, Rutsiro na Karongi. Nakundaga kujya Rambura fiye na Garuso, ariko nkamanuka nkajya ku icumbi rya Habyarimana. Iyo mubonye perezida wa repubulika w'igihugu, icumbi ryo kwivuko rishinzeho umusaraba munini, uyu munsi ritari muri control ya archive ya leta y'u Rwanda, uwo perezida yabaga ari umunyarwanda? Ntabwo yari umunyarwanda. Abo ngabo, umugabo witwa Francis Fanon yanditse igitabo cyitwa The Wretched of the Earth, abita Comprados. Arasobanura ngo biragoye umuntu ugoranye cyane kurwana nawe ntabwo ari umukoroni. Umuntu ugoranye kurwana nawe biri cyane ni umukomparado, umwirabura wahindutse umukoroni. urakoze cyane Fadi. Ngomeri muri uyu murenge wacu mu bice bya Kabeza cyangwa Rubirizi nta nterahamwe nyinshi zari zihari, ariko harimo amashyaka menshi, harimo PSD, PL, MDR. Mu nterahamwe twageraga zari muri MRND nyinshi zagarukiraga mu Giporoso. Habura iminsi ibiri jenoside ibe, abari bahari muribuka umusore washimuswe witwa Methode, baramushimuta baramujyana ahantu, ariko kubera ko harimo abatutsi benshi inahangaha, bafatanya n'abandi mu kwigaragambya hariya kuri esikariye abahazi, ako uwo musore abonetse aragaruka ari ku itariki 5. Nibwo baturwaye, niko navuga, interahamwe zishaka kwinjira muri Kabeza, ariko byarazinaniraga kenshi. Bigeze ku itariki 6 umwuka wirirwa umeze nabi, nibwo twese bamwe bari bakiri maso mu ijoro, nibwo bamenye ko iriya ndege ya Habyarimana yahanutse. Twabimenye mu gitondo ku itariki 7. Ubwo nibwo ninjiyemo neza umunsi nyirizina. Hishwe abatutsi benshi uwo munsi, kubanza kwicwa n'abasirikare bari bagenda basaka mu ngo zose. Nabwo abahutu bamwe nabo bahunze ku itariki 7 bageza Kicukiro Gahanga. Bageze Gahanga baza kumenya ko abashakishwa ari abatutsi, abahutu bagaruka mu ngo zabo, ariko ubwo harimo n'abatutsi bari bahunze, bo ntibagarutse benshi, bagiye babica hirya no hino, ariko bari bahari nabo bagiriwe nabi batabashije guhunga. Ko twebwe twari twegereye kaburimbo neza hariya hafi hirya ya Sako gatoya, nibwo twe twabuze uburyo twakwinyegamura kuko babaga batugose. Ariko mu masaha 9 nibwo haje abasirikare bo kwa Habyarimana 3 binjira mu ngo nk'uko bari binjiye mu z'abandi babica, ariko bageze iwacu baradusohora, batwicaza muri salo, baratubara basanga turi abantu 12 n'ababyeyi n'abana. Muzi ko bari mu kiruhuko, bari babizi, ariko abana bari muri vakanse bari baratashye. Batubaza batubwira muri 12 na Habyarimana yapfanye n'abantu 12. Ubwo umwe kugereza abwirwa bagarutse, nabo batangira kwinjira mu ngo z'abatutsi babasohora banabica babajyana mu bitero. Bigeze ku itariki 12 nijoro, ubwo ni iwacu twese twari tugihari,
haza interahamwe iravuga iti rero ejo ku itariki 13 tuzabasasira Habyarimana, nta mututsi n'umwe uzasiga. Amaze icyumweru apfuye, umututsi wese uzi ko yihishe tuzamusasira Habyarimana. Ubwo twaraye aho turasenga, bigera mu gitondo 13 saa 12 haza interahamwe yitwa Cyangugu ifite grenade irambaye ahangaha, kandi abo bose bari n'abahinzi ariko bari bafite intwaro, bari baje hafi. Araza tujya mu gikari, nawe arongera aratubara ati ntimuve hano, turaje mu kanya. Yaragiye ubwo ahuruza n'abandi, ariko twari dutumwe n'itsinda ry'abajenosideri bakomeye twari dufite, babaga bari kuri bariyeri hariya yegereye sako ya Kabeza kuri umuhanda umanuka. Batwejeje interahamwe nyuma y'uko Cyangugu maze kutubara yaragiye, mu masaha 1:30 kuri 13 nibwo haje igitero mu cyowe n'uwitwa Kabanda, harimo uwitwa Bamandevu, Ndataye, benshi bari barimo. Baradusohora mu nzu, bamena ibirahure, bakubita mu nzu iri mu madirishya, baramena, turasohoka. Twinjira muri kaburimbo, badushyira rya tsinda navugaga rikomeye mbese, harimo John Birinda, harimo Ajitakome, Ukurikize Yesu, harimo Sindiroge Karaveri, harimo Rwabizamugana Stas, harimo bari benshi. Bari bafite aho nibo bari bakomeye bafite n'imbunda batanga amabwiriza. Icyo bakoze baravuze ati abantu bamanukane mu majyanara hepfo, bahitaga kuri Senede cyangwa se bakayita mu Ngororero, mbese ahantu batwiciraga. Ubwo twahageze turavuga ati se mwaturashe, baranga ati bamanukane mu majyanara hepfo. Baratumanukana kugeza no gusaba imbabazi byari byerezo byananze, wabonaga nta cyahindutse, nta kizahinduka. Batugejeje hepfo gatoya ahitwa kwa Bakunda, inka n'abamuhaza bahaze hafi aho, hari inzu iri haruguru yabo yari ifite ikibanza kinini, aho twasanze bahiciye abantu benshi, harimo uwitwa Bakaka bari bamwarashe, n'uwitwa Boduwe, uwitwa Bakabendegeri, benshi nabo. Ariko kubera ko n'imvura yagwaga, ya maraso yabaga yivanze n'ibyondo, ubwo natwe icyakozwe tuhageze bati bene ngaho bariya namwe mwaryamye iruhande. Twararyamye, nta kuturasa nyine byari byanze. Batanze amabwiriza, baratangira badutemagura, bari bafite imihoro, imiri, baratema twese. Iyo baguze ikintu bitumera nk'ikinya, twese dupfa n'ubundi. Keretse umwana mama yari ahetse, yari abereye nyirasenge, bari bazanye gucuka, niba bakubise we ahita arangira. Ariko abandi bari bakomeje muri aya masaha aho twagendaga, amasaha yongera, nibwo twari gusa nkaho tuvugana turi muri iyo mirambo twese tutapfuye. Turavugana n'abakobwa tugiye banamye ahanjye, banciye umutwe, banciye akaboko, tuganira twirirwa umunsi wose, usibye ko kari kapfuye. Turahirirwa, bigeze mu masaha 9 saa 10, twumva kuko ni iruhande rw'umuhanda badutemeraga bati mushake ya modoka yakamyo tubapakiremo tujye kubajugunya. Muvuze ko ari abataye mu Rubirizi cyangwa se yashika murabizi, arabyumva. Twe rero uwo munsi iyo modoka ntiyaje, yarapfuye. Icyakozwe bahise bashakisha toilette hafi aho ngaho, hari umudamu witwaga Jacqueline bari bamwishe kuri urwo rugo, aragenda bigura beto ya toilette ye, nibwo batangiye guterura imirambo bagenda bayijugunya. Ariko twebwe muri ayo masaha twari tukivugana, tugifite uburyo wabashijemo
wagize ubushobozi ibyo twabyutse mu mirambo turire. Icyo gihe navuye mu mirambo na mushiki wanjye umwe avamo, twavuyemo turi nka 3 twirukanka buri wese ariko ajya hamwe namwe ku nzu zari zegereye aho. Njyewe nahise mfumura mu rugo rwitwa Mingi, yarapfuye umunsi yashize, ubwa bw'imiyenzi mfumuramo ya migozi y'ibijumba hafi aho ngaho, uburyo abaterwa bose baje kujya muri uwo mubona yareba bose batarimo ari bazima, ndetse kagana bwa kapfuye. Ari mushiki wanjye umwe wabashije kuvamo, ariko ageze hejuru nabwo yabasaba amazi yo kunywa. Icyo bakoze bashatse urubuye ruri hafi aho baramukubita umutwe n'undi bamusubiza. Nibwo rero ngewe nagumye aho ngaho burira ho gakeya, ndavuga ngiye gusubira mu rugo uko byagenda kose, n'ubundi napfuye cyangwa se banyice n'abandi. Twasabaga yuko banatwica tukarangira, ariko ntibyakundaga. Icyo gihe nasubiye mu rugo, nabaye hafi aho ngaho mbasha kwivana muri iyo migozi y'ibijumba, njya ku gasaza duturanye kitwa Ndayahoze, kambonye kavuze induru karanyirukanka ati genda ujye iwanyu babishe, ushaka ko cyangwa bakwica. Narirukanse mpita njya hafi mu rutoki mu rwina rwari ruhari, niyorosa amakoma. Hashize akanya mbona interahamwe imanutse aho ngaho mu rutoki rwacu, n'ubundi kandi yari umupagasi wacu witwaga Dadayi. Arambona, ambonye arambwira ati ntabwo wapfuye, atashwe ariko nakomeretse. Nimuyangire sinzi ahantu zaturutse, ariko nkaba nari nibuka ko nigeze kumusengerera. Yari umupagasi mugurira muri resitora irindazi rimwe n'igikoma, ati waramfashije wanakugeze kungurira, reka nanjye ngurishe. Aranzamukana anjyana mu gikoni iwacu, turi kwanze bwirerero, ariko arongera aragenda. Yicaga n'abantu benshi buri munsi, ariko sinzi muyangire. Nibwo bwije gatoya nsanga noneho ndavuga ngiye gusubira mu nzu iwacu, nubwo ntazi urimo, ariko ndayijyamo. Mpita mfumura urugo, ngeze ku rubaraza rw'amazu yacu ari kuri kaburimbo, nsanga interahamwe zirahuzuye, niho zicaye, niho ziri kunywera inzoga, niho ziri gupanga gahunda zose. Zicamo hagati, tumuye mu nzu yacu, turavuga ati uyu muntu wese tuzamwica igihe tuboneye ko tumwifitiye ntava aha ngaha. Barambonye pe, ntegereza ko bazanyica, ndaheba nguma muri iyo nzu, inzara, inyota, ntaruva nta kurya. Bigeze aho bakomeza kunyibikira, iyo nterahamwe ikaza ikambwira iti maze kwica kanaka na kanaka, ku mutima nanjye ndavuga nazanyica, ariko ngumaho. Atari ko kugira ngo nakwice, ati ikintu ukora ni kimwe, azana urupapuro na bike, twari dufite amazu 5, azana urupapuro na bike, ati nyandikira ko mpaye inzu 2. Arabyanditse, mu inzu 2 ntuzazibemo, nenda nunga nukutse uzazibemo nta kibazo. Akomeza gucurumva n'Imana yakomeje kundinda. Mu maho ngaho bigera ku itariki 4 z'ukwa 5, arambwira ati hakozwe inama yuko ejo ku itariki 6 noneho uwasigaye wese tuzamwica. Hashize ukwezi Habyarimana apfuye, umututsi wasigaye wese n'uwamuhishe bose bazajyana. Araza arabimbwira mu ijoro, ataho kugira ngo bansangane nawe, wenda naguhisha nubwo nishe n'abantu, ariko wowe simwica, shaka burya. Ariko abantu mushiki wanjye we warokotse twari kumwe, ariko nawe ari mu yindi nzu, ndako nabimenye inyuma, ntabwo twabimenye. Namenye ko aba ari muri iyo nzu nyuma y'iminsi, nibwo twagerageje guhura
ndagenda nsohoka mu nzu nari ndimo iwacu njya muri iyo yindi yarimo abahutu nabo badukodeshaga bamuhishe. Imana izabashimire izaba umugisha ngo yarihije bari bamushyize mu ikarito. Maze kumenya ko hari ubwo nibwo namubwiye rero tuzicwa ejo kandi abaduhishe bashobora kwicwa badusagaye. Ati ni ngwino duhure turebe icyo dukora. Nubwo twahuye muri iryo joro nka saa 4 z'ijoro turahura ava muri iyo karito nanjye tujya mu gikoni ahantu turasenga. Tukimara gusenga hahise hagwa imvura nyinshi ariko uburyo nawe ari kuri bariyeri bayivuye. Ariko iyo naramuka yambwiye ati ubu wari wangiriye impuhwe nyine gato, arambwira ati uze gucana uce kwa Majoro umanuke wabagaragaza umanuke Sondasi wambuke Kicukiro. Sondasi niwo mugezi utandukanye Kabezi na Kicukiro. Ambwiye mushiki wanjye turasenga ako kanya imvura itigwa, ariko n'amabombe yari menshi kuri stade hano kuri stade Remera. Ubundi ikirere cya Kigali ari umuriro. Imvura iguye rero ari nyinshi cyane tuhitamo kuyigendamo. Tumanuka muri za nzira turagiye ndangira ku bitaro kwabagaragaza niyo muhazi. Tumanuka mu birashyamba hari n'amakawa ariko kwa Byuma. Tugeze muri ayo makawa ubundi twareraga dukata umuhanda duca mu bihuru. Tugeze muri ayo makawa nasanzemo imirambi irimo ndanayikandagira akaguru n'inkweto zisigaramo. Mu gihe nyirawe nyibaza ibyo ari byo ngiye kuba mu mbere ikintu gisimbutse. Kandi mwumve ko iyo mvura yaguye mu masaa 5 ariko twageze aho Kicukiro ari hafi ya hano hafi rwose utarabagera ruguru. Twagenze amasaha muri iryo joro. Icyo kintu gisimbutse nararebye dusanga ni igisimba. Tubona ariko n'ubundi gupfa twarapfuye mbona n'ingwe. Buriya ingwe yabaga muri Korotire mu kibuga cy'indege, nawe bakaba mu kibuga cy'indege yazengurukaga mu Kabeza. Niba ariyo simbizi. Tubona n'icyo gisimba turikanga ariko tutubundi twapfuye n'ahandi dupfa kugenda. Twaturanaga n'ikirere n'ubwo twatugiyemo ntabwo twabiburaga neza. Twaragiye yango tugenda iruhande. Uko tugenda nayigenda ntiyagira icyo dutwara. Tugeze kuri uriya mugezi uriho hasi mbabwira usanga wuzuye, ariko kuko wari mugufi twari tuzi ntabwo ari muremure cyane. Ndavuga ngo turiya turawusimbuka tu. Mu gihe tukibaza yango niyo yasimbutse ihita isimbuka y'amazi natwe turasimbuka. Nanjye ndasimbutse mushiki wanjye kuko yafite n'ibikomere n'abasimbutse agwamo ndamutyoka ndamukura avamo turakomeza turagenda. None tugiye kwande umugabo twasenganaga turagenda we yarahaze ariko njye sinari mpazi. Muri iryo joro ryose turagenda tugeze amahirwe na yango yacu turi kumwe. Tugeze muri rwabo turakomanga baradufungurira. Ariko twaza kwivuga amazina. Baradufungurira tubabwira uko bimeze turivuga baradukarabya baratwoza bahita badushyira mu byumba byabo n'abana babo tukaryamana. Bari abasore abandi ari inkumi. Twarahabaye abo bantu baradufasha. Abanyakabeza noneho bagiye kutubara mu mirambo baratubura. Ati abo bantu bagiye babigisha uruhindu. None bazi irengero ryacu twagiye za Kicukiro. Ubwo twarahabaye kugeza aho ku itariki 22 z'ukwa gatanu mu ijoro aribwo ikibuga cy'indege n'ikigo cya gisirikare cya Kanombe byafashwe. Icyo mu gitondo mu rukerera za mpunzi zose zihunga natwe dusa nkaho dusohotse muri yacu. Dusohotsemo dukubitana za nterahamwe za Kabeza zatuza. Batangira kwijujuta ariko nabo barahungaga nta mwanya bari bafite. Batabana igihe twababuriye reka shakisha uburyo tubica. Amabombe nabo bagakubisa nabo bakiruka.
dusa nkaho batagize icyo badukora kuko nabo bahungaga turi hariya Kicukiro. Iyo kugira ngo nzamuke muri Eto aho bahungaga bazamuka bakomeza Gikondo, icyo twakoze na mushiki wanjye n'abandi bantu bakeya twahise dusubira inyuma tuza hano mu Rubirizi, hano hafi y'ishyamba ryo kwa Kagina. Hari umusaza witwaga Saburindi, nirwo rugo twagiyemo. Kuri uwo mugoroba tugezeyo tuhasanga izindi ntera nazo zahageze ziwaka, ariko nazo zabuze uburyo kuko inkotanyi zari zamaze kuhagera. Mu gihe bapanze kutwica ako kanya muri icyo gitondo bagiye gutanga ubwo twarababuze reka tubice noneho tubarangiye batazadukora. Mu gihe bakirimo batabona abasore batatu b'inkotanyi bamanutse muri aya shyamba ryo kwa Kagina, barifutse ibitenge barampamagana ari nyiri umwana atuzana ndanga umuntu ntayongira afite agakarita k'ishuri ariko barandeba isura nari mfite n'ukuntu nari imeze n'inzara byose bati hano umenya yararenga n'ibikomere ati turi kumwe n'andi hano ingendo kumwe na mushiki wanjye ariko hariho n'abandi bantu. Baraza baratureba ati genda ubabwire baze hano. Duhagararanye turaganira ati muze tugende nta kibazo mufite. Baratuzamukanye atuzana hano kwa Gashakamba, hano hafi muri muhanda wo kwa Gashakamba hafi tuza kuri uyu muhanda uyu nguyu dusanga batetse igitoki cyarimo inkoko harimo ubunyobwa, ubwo nibwo nari menye igisafuriya uko kimeze dusigaye twita ubu ngubu. Baratwondora baduha n'amata turanywa ati nta kintu kibaye umwakize, icyo tugiye gukora ni ukubakura hano hafi y'aho imirwano wenda iri hatari umutekano muke. Igeze nka saa 9 twatuje abamagaye imodoka hariya ku nteko ishinga amategeko kuri CND za kudukura hano. Hakomeye ko badukura badushakiye n'imyenda twambara. Hano hari sare y'umurenge ahangaha ku sare avuga ngo ni amazu y'umuhungu wa n'umuntu wa Kabuga, nibyo abanyarwanda babizi. Harimo inkoko muri sare y'umurenge hano inshyashya hari akagari usangamo inkoko ziri ahati tubona abatwaye reka tubahe n'inkoko mutware aho mugiye nitugereho turabatekera tubondore mukomeze mugarure ubuzima. Niko byagenze tugera hafi ya CND y'inteko ishinga amategeko hafi aho bakomeza kutwitaho baratuvura dutangira koroherwa, ubuzima buragarutse tuhasanga n'abandi batutsi benshi barokowe harimo n'abanyakabeza twahuriyeyo. Ubwo inkotanyi zimaze kutwondora neza baradufata hashize iminsi nk'itatu cyangwa 4 badukura hafi ya CND inteko ishinga amategeko batujyana Indera hariya hari zone hari impunzi niho bajyanaga impunzi. Aho twese baraduherekeza tugerayo turokotse gutyo. Ariko urumva ababyeyi inshuti abavandimwe bose bari bapfuye ziko harimo hano bapfushije abantu benshi turi kurebana hano. Twese dukomeze twihangane, ariko nanone nkabangaye abantu bakoze jenoside kugira ngo bagera bakaruswa n'inyamaswa. Inyamaswa yabonye ko turi mu kibazo yo abariyo itugendera hano. Mu gusoza icyo kintu bajya bagitekerezaho. Mu gusoza ndasoza nshimira nyakubahwa perezida wa repubulika n'ingabo yari ayoboye. Nk'uko Christine yabivuze bose muzamutubwira bazabasha kumugeraho yuko abacitse ku icumu tumushimira kuko ubuzima bwaragarutse twishatse n'ibisubizo. Abenshi barize, twarashatse, twarabyaye, twaribatse muri make. Nkaba rero natinze. Even though they are not here,
Their voice will never be forgotten. Twibuke twiyubaka. turibuka masikini kamire, turibuka umuryango wa Ruganza na Mike warazimiye wose, twibuke twiyubaka. Turibuka Mukazitoni Domino, turibuka Gasana Ruwete, tuzahora tubibuka. Turibuka Gasigwa Gabriel, umuryango we warazimiye. Turibuka Karangwa Charles n'umugore we n'abana 3. Turibuka Kagabo n'umugore we, Uzazima Dorari. Turibuka famiye ya Ramba Alphonse aribo Mukamusoni Jose, Yaramba Yvette, Yaramba Yves, Yaramba Solange na Madodo. Kwibuka sinzika ni ugusubiza abacu agaciro bambuwe. Turibuka famiye ya Karuyundo Efrasia n'umugore we Mudenge Zakaria, Umulisa Laura. We choose unity from hatred. We choose love from hatred. We choose unity from division. Unity we stand divided before. Never again genocide to Rwanda. Turibuka Museveni n'umugore, turibuka Kambanda, turibuka Karinda, nimuzazima duhari. Turibuka Mukautera Odette, turibuka Gasamagera Canisius n'umugore n'abana 2, turibuka Rwogezwa n'umugore n'abana 4, tuzahora tubibuka. Turibuka Rusanganwa Vianney, turibuka Shyaka Olivier, turibuka Nzabonimana Paul. Together we remember, together we unite. Turibuka umuryango wa Karamaga Pauline n'abana 6, turibuka Tidazi n'abana 4, Sansaba Kanwavi n'umugore n'abana 2. Turibuka Karemera Gaspard, turibuka Gasana Augustin, turibuka Nyiramatabaro Margaret n'abana be 2, tuzahora tubibuka. Turibuka Desire Bikagura, turibuka Gakuba n'umugore we, turibuka Kagaba n'umugore we. Always in our hearts, we never forget you. Twibuke twiyubaka. Turibuka Ntaganda n'umugore we, turibuka Ntaganda Jean Bosco, turibuka Kaberuka n'umugore we barazimiye, tuzahora iteka tubibuka. Turibuka umuryango wa Habyarimana Joseph n'umugore we n'abana 9, turibuka Senega Silas n'abana be 4, Gatari Gaspard n'umwana 1. Twibuke twiyubaka. Turi amashami yashibutse ku ishavu, ariko ntibitubuza gushashagirana. Turibuka Makanya n'umugore we, turibuka umuryango wa Rurokoke n'umugore we n'abana barazimye, amazina yabo ntazazima duhari. Turibuka Bakayigamba Maria bitaga Tante, turibuka Bizimana Laura, turibuka Nkubana Oswald n'umugore n'abana, Utagendwa Edouard n'umugore n'umwana umwe, tuzahora tubibuka. Never again tuzabibagira. Mukomeze kwibuka twibuka. Turibuka Madame Nyirankwayi Teresa, turibuka Kirenga, turibuka Mukagahaya Catherine, tuzahora tubibuka. Turibuka umuryango wa Ramutsa Marcel, Mukamugenza Scholastique, Ndimo ya Boss. We choose light always. Twibuke twiyubaka. Turibuka famiye Pende Omari, turibuka umugore we Machangaga, turibuka umwana we Asi, tuzahora tubibuka.
turibuka famiye Rwagasore n'umugore we Mukasekuru Judith, abana be Uwamahoro Francine, Rwagasore Claude, Rwagasore Claudine, Rwagasore Rose. From tragedy we rise with dignity. Twibuke twiyubaka. turibuka Kambugu Tereza, turibuka Umulisa Eugene, turibuka Umulisa Madeline. Their lives live through us. Twibuke twiyubaka. turibuka Karekezi Aloysi, Uzama Anonsiyata, Bisiga n'umugore. Turibuka Rurangirwa Viateur n'umugore. From pain we choose unity, from memory we build strength. Genocide never again. Turibuka famiye Gacyaba n'umugore we Farasi n'umwana we Liberata. We honor their lives and by'umwihariko hano muri uyu murenge wacu wa Kanombe, twibuka kuri iyi tariki ya 9 niho habaye ubwicanyi bukabije, aho inkoramaraso zishe Abatutsi benshi muri uyu murenge wacu wa Kanombe, kugira ngo babyumvise ku itangabuhamya. Niyo mpamvu hatoranyijwe iyi tariki ko rizajya yibukirwaho. Abakoze umuyobozi wa gahunda, nyakubahwa mushyitsi mukuru, akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'akarere kacu ka Kicukiro, banyakubahwa abayobozi batandukanye tuye muri uyu murenge wa Kanombe, mukaba mwaje kwifatanya n'abaturage ba Kanombe muri uyu muhango wo kwibuka ku rwego rw'umurenge Jenoside yakorewe Abatutsi. Abayobozi mu nzego zitandukanye muri uyu murenge dukorana umunsi ku wundi, guhera ku murenge tukageza ku mudugudu, harimo n'inzego z'umutekano dufatanya akazi ka buri munsi. Inshuti bavandimwe, mwaje gufata mu mugongo abaturage b'uyu murenge wa Kanombe, abaturage mwese mwitabiriye uyu muhango, kugira ngo batuye umwanya kugira ngo nongere mbihanganishe muri ibi bihe twibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi muri kino gihugu cyacu. By'umwihariko ndihanganisha buri wese uri hano warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba yibuka uwe yabuze azize uko yaremwe, akaba tugira duti komera uri wenyine.